tugiye kubategurira ni ibiki noneho uyu munsi ngira ngo dusanzwe tubigisha ubworozi bw'inkwavu. Iwacu Connect niwo musingi wacu wo kubigisha ubworozi bw'inkwavu, tukabigisha uko zikora, uko zibaho, ubuzima bwazo, tukanabigisha nuko zororoka ndetse n'uburyo kizakubyarira amafaranga. Si ibyo gusa rero, ntabwo ariho tugarukira, burya uzorore ariko nawe wihembe wumva uko biba bimeze, sibyo? Uyu munsi rero twaje mu gikoni, tugiye gutegura ikintu bita urukwavu. Urukwavu rero mbibutsa ko ari inyama y'umweru iri rekomande cyangwa se isabwa ku bantu barwaye diyabete cyangwa n'abarwaye gute. Uriya ni inyama y'umweru, inyama yarwo nta kibazo namba rwose itera. Ariyo mpamvu mbashishikariza kuzorora kugira ngo mujye murya n'inyama zifite umuze. Ikindi ntago inkwavu ziratugurwa cyane ngo uvuge ngo nabya bituburano ngo by'iminsi ngo ingahe herekane kubivuga. Ni inkwavu, ni urukwavu, ni inyamaswa irya ibyatsi biba birimo imiti narabibabwiye, kandi noneho ikagira inyama yumutse imeze neza. Ngira ngo muri kurubona. Ikintu cya mbere rero duheraho ni iki? Ngiye kubereka intambwe 3 z'ingenzi mu gutegura inyama y'urukwavu. Ikintu cya mbere, iyo bamaze kurubaga, nibyo tuzabirebaho mu minsi iri imbere, uko barubaga, uko barwitaho nyine barubaga mu kirere ruzima, bakarubaga, hanyuma tukagera mu gikoni. Iyo tugeze mu gikoni rero urukwavu rwacu barubaze, icyo tugomba guhita dukurikizaho ni iki? Hari abantu bajya barwanga ngo ruramukamo ibyatsi, ngo rugira gute, ngo rugire impumuro mbi. Ibanga ni iri ngiri: urafata uduteyi, udusereri cyangwa se n'udupuwaro, warangiza ugafata amazi meza asanzwe, ugafata rwa rukwavu rwawe ukarwinikamo iminota 40. Wamara kurwinikamo, impamvu yabyo na bya birungo bituma wa mwuka w'ibyatsi cyangwa se ya mpumuro benshi mudakunda ivamo. Ikindi bituma inyama y'urukwavu ibyimba. Wamara rero kurwinika iminota 40, icyo ukora ni iki tugiye gukora: urukuramo muri ya mazi, uba wabanje nyine no kururonga, hanyuma warangiza ukarukuramo. Wamara kurukuramo ukarushyira ku kantu waruteguriyeho, ugatangira ukagenda ukatakataho gatoya. Ubu icyo tugiye gukora, tugiye kurumarina. Kurumarina rero tuba twakoze ikirungo cyacu turi burumarinishe. Nacyo ubwo nzababwira ubwoko bw'ibyo ushobora gukoresha, kugira ngo abenshi dukoresha ibitandukanye. Warangiza ukarumarina, ukarusiga. Aka ni akaroso. Aka karoso karakenerwa cyane mu gikoni rwose. Ku bantu b'abasirimu ntago aka ngaka wakagombye kukabura mu gikoni iwawe. Ntago wakagombye kukabura mu gikoni iwawe. Ugenda ukatakataho rero ku nyama kugira ngo ikirungo kize kwinjiramo neza, kigere mu nyama hose. Murabibona, ukarumarina, ukarusiga ikirungo ahantu hose. Uko kurumarina rero bituma haba iki? Kurumarina akamaro kabyo bituma ya nyama uyiteka yafashe ikirungo neza. Ikindi bigatuma ya nyama iza koroha, ukumva irorohereye. Nyama benshi wenda bajya bazirya n'ahandi hose, haba ari mu kabari cyangwa muri hoteli, ujya wumva ko hari igihe bakokereza inyama, ukumva rwose ni inyama yorohereye, iryoshye, ifite na gu. Nuko rero baba bayimarinye neza n'ikirungo gikwiye, hanyuma bamara kuyimarina bakayotsa cyangwa bakayiteka, bityo cya kirungo kigakora neza, kigashyana na ya nyama yawe wateguye. Rero nuko rumarina. Iyi ni intambwe ya 2 mbabwiye. Intambwe ya 3 nuko tugiye kurwotsa mu ifuru urukwavu rwacu. Tugiye kurwotsa mu ifuru, ndaza kugenda mbereka uko biraba bimeze intambwe ku yindi. Wowe ntuve ku murongo gusa, dukomezanye kugira ngo wige byinshi bigiye bitandukanye. Ariko izi mberetse nizo ntambwe z'ibanze za mbere ugomba kwitaho mu gihe uri gutegura inyama yawe y'urukwavu, cyangwa se niyo yaba ari iy'inkoko, zose nta kibazo. biba byiza iyo uzimarina. Hanyuma rero
Ngira murabibona. Ubu tugiye kuzishyira ahantu hameze neza kuri temperature isanzwe, hanyuma tuzireke iminota 30 tubone guteka. Uzishyira ahantu nyine hafite security, hatagera udukoko cyangwa se ibindi byazangiza, akaba ariho uzishyira. Umunsi rero ni ka special nyine tugiye gutegura nyine tunumve umusaruro w'ibyo tumazemo igihe tworoye, twumva uko bimeze. Hanyuma rero njyewe ngiye kuba zirambitse mu ifuru yo gutekemo, hanyuma mbe zihorereyemo ya minota yanjye 30. Turagaruka mu kanya, sawa sawa, turi kumwe. Ubwo mu kanya nahita kugira ngo tungurusumu yacu rero ize gukora neza, ufata akarape gatoya, warangiza ugafata na tungurusumu yawe ukarapa, kugira ngo uze kuyikoresha ize gukora neza kuri za nyama zawe. Muri kubibona, ibi bintu ni ibintu bisanzwe rwose mwabantu mwe, uretse ko nyine hari ababa bafite amatsiko kumenya ngo se urukwavu wakora gute mu ifuru, ariko ubaye utanafite n'ifuru ushobora kuba warwotsa mu bundi buryo ukoresheje imbabura. Ukoresheje imbabura cyangwa se ukaba wanaruteka no mu isafuriya nta kibazo, ariko rwose inyama y'urukwavu iyo yateguwe neza niyo nyama iryoha cyane, iraryoha rwose iyo wayiteguranye ubuhanga. Niyo mpamvu nababwiye tuzajya twiga ni from farm to fork, kuva mu ifamu twige process zose turinde tugera no ku ifoke, turye tunamenye n'akamaro ko kurya. Akamaro ko kurya inyama z'urukwavu ni inyama nziza cyane zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi mbibutsa yuko ni n'inyama ihendutse, ni inyama ihendutse cyane ugereranyije n'inyama zisigaye ziriho ubu ngubu. Murabizi igiciro cy'inyama cyarazamutse, niba ushobora kugura urukwavu rwa 5 cyangwa 6 rwiza ruryoshye runini rupima nk'ikiro n'inusu, urumva bitandukanye nuko wagura ikiro cy'inyama cy'ibihumbi 8. Hari naho zigura ibihumbi 10 ikiro cy'inyama. Urumva rero yuko inkwavu zifitemo ibanga. Iyi ni ya tungurusumu yacu rero, niyo tugiye kuyishyiraho noneho tumarina za nyama zacu. Tugiye kuyishyiraho tuzimarina, kurikire neza, genda usiga ahantu hose. Yaho murabizi ka tungurusumu kongera gu cyane, inyama zikaryoha ndetse n'ibiryo. Ariko kandi nkuko nabibabwiye, tungurusumu ni umuti. Ni umuti, irafasha buriya no kongera abasirikare b'umubiri no kongerera umubiri ubudahangarwa. Ubwo rero murumva yuko ibi birungo nabyo biba bifite akamaro ko kubishyiraho, biba ari ngombwa. Biba ari ngombwa rwose, biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngira ngo murabibona tumaze kuzitunganya, twarangije kuzimarina, ikirungo cyakoze ngira ngo muri kubibona. Hanyuma rero tugiye kuzishyira mu ifuru, yacu hano. Turazishyiramo, ifuru yacu yashyushye. Murabona yuko twazishyizemo hariya mu ifuru yacu. Ubushyuhe buraturuka hasi no hejuru, hanyuma bukazungukiriza hamwe. Mukomeze murebe kugira ngo utaza gucikwa na etape iyo ari yo yose. Hanyuma rero iyo rumaze gusa nk'urwumuka, cya kirungo cyacu kimaze kumuka, uhita urukuramo ukabanza ukarusiga utuvuta kugira ngo rworohe ruhehere, utaza kugushirirana. Ukarusiga utuvuta, ushobora gukoresha amavuta y'ubuto, vegetable oil, cyangwa se wenda ugakoresha
ubundi bwoko bw'amavuta waba ufite, kugira ngo inyama yawe itaza gushirira. Murabibona, tukanarwubura, tugasiga impande zombi. Ibi nibyo nababwiraga ngo akaroso ni ingenzi, kuko utagafite kugira ngo uzabikore gutya byakugoramo, ariko nabyo birashoboka, nabyo birakunda ko ubaye utagafite. Hari ubundi buryo twakubwira ushobora kuba wabikoresha, wasigisha, ugasiga amavuta cyangwa se ikirungo, inyama zawe watetse zikagenda neza cyane. Inyama yacu rero ngira ngo murabibona yuko irimo iragenda ishya neza, irahiye rwose. Rero kugira ngo wumve ko inyama yawe yahiye wokeje, ufata nk'icyuma cyangwa se nk'ikanya ukajombaho ukumva nimba koko imanuka, nibwo umenya ngo ya nyama koko ibyo ndimo biri kujya ku murongo. Utiriwe ujya gushunaho ngo urimo urumva yuko ngo yahiye, nta mpamvu yo kwirirwa ushunaho rwose, ahubwo ubu ni igihe cyo kugira ngo dukubiteho akarungo. Ikirungo cyanjye rero nta kindi kirungo, ibi nta bikabyo birimo, ni agasosi tomate nikoreye gusa, nta birungo byinshi. Njye ntabwo nkunda ibirungo byinshi, ntimukanabikunde, ntabwo biba ari sawa cyane buriya, ariko ukubitaho agasosi tomate kugira ngo kabiryoshye, ibintu birusheho kugenda neza cyane. Rwose agasosi tomate tugiye kugashyiraho, hanyuma duhite tuyishyiramo yumuka, duhita tujya ku meza sasa. Duhita tujya ku meza, agasosi tomate nako karaza kudufasha mu kongera uburyohe bw'ubu. Hahandi urya inyama ukibaza ngo iyi nyama yatekewe. Mwajya muduha rero n'akazi, nk'abantu bagira ibirori cyangwa se n'amakwe, mwajya mutubwira rwose, nabyo tukabikubakorera, tukaza tukabatekera, atari urukwavu gusa, n'ibindi bisanzwe turabitunganya, tukabakorera n'amaji y'umwimerere. Ariko ntabwo ndabereka ji tuba twakoze, ariko ubushize mbereka salade ya kacumbari, ntabwo nari nabibabwiyeho. Ubwo rero muduha akazi tubafashe. Iwacu Connect rwose nicyo tubereye hano. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bindi tuzajya dutambutsa. Hano tuzajya tubaha ubumenyi bugiye butandukanye rwose. Twarabyiyemeje mwebwe, wowe ntuzave ku murongo gusa, buri kantu kose kasohotse mujye mukareba. Dufite na WhatsApp channel, wajya uhita uboneraho amakuru yasohotse uwo munsi. Ubwo ushaka waza kuyifollowinga nayo, waza kuyifollowinga rwose. Ushaka rero kumenya ikirungo cyiza wakoresha, bandikire muri comment tukubwire ikirungo cyiza. Ntabwo ibirungo byose bikora kimwe, nubwo ibirungo byose biba ari byiza. Rero niyo mpamvu watwandikira muri comment, hanyuma tukakugira inama, tukurangira n'aho wabigurira ibirungo bizima byiza byizewe. Urukwavu rwacu rero murabibona yuko rumeze neza, rwahiye rwose, nta kibazo. Ngira ngo murabona yuko inyama irasa neza cyane.
irasa neza cyane rwose, ntabwo muri kubibona. Hari abavuze ngo ese ngo kutakoresheje papiye aluminium, ntabwo murabibona ko inyama yahiye neza cyane. Kutakoresheje papiye aluminium, papiye aluminium nayo iba nziza, ariko jewe nikundira kano kantu iyo kumutse neza kameze nk'akashiririyeho. Nibwo ikirungo kiba gifashe neza, naho muri papiye aluminium nabyo biraryoha, ariko nabyo tuzabibigisha ubutaha. Hanyuma muzanaduhamagare tuze tubibatekere mwumve ikinyuranyo cyazo, ari urutetse muri papiye aluminium n'urutari muri papiye aluminium. Sawa rero, muduhamagare tuze tubafashe. Niba wakurikiye rero bandikire muri komenti, aho utasobanukiwe tugusobanurire, hanyuma ahasigaye ni ahanyu ho kuduha akazi ngo tubafashe. Iwacu Connect turi kumwe, umwaka mushya muhire, mukomeze kugubwa neza.